Mu gihe Afurika yizihiza umunsi mukuru w'umwana wa Afurika ubusanzwe wizihizwa ku itariki 16 Kamena buri mwaka, leta y'u Rwanda ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bw'umwana ikomeje ubukangurambaga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwabo ndetse no kurushaho gufasha abana gusobanukirwa n'inshingano zabo ndetse n'uburenganzira bwabo. Bamwe mu bana bagize amahirwe yo kwiga bakaba banarerwa mu muryango yabo baratangaza ko umunsi w'umwana w'umunyafurika ubaha ingufu zo kurushaho kurwanya akarengane abana bagenzi babo bakorerwa, ariko kandi bakemeza ko umusanzu wabo ari uwo guhumuriza babujijwe uburenganzira bwo ndetse no kwigisha ababyeyi babo. Banumva nabegera nkabaganiriza, nkabereka inzira y'ubuzima ndetse nkegera nabo babyeyi babo, umuntu akabasha kuba yabaganiriza kugira ngo babashe guha uburenganzira bubakwiriye. Umusanzu wanje ni uwo kugenda nkaganiriza ababyeyi, wenda mbona hari umwana bahohoteye iwabo nkaganiza nk'umubyeyi nkavuga ati uyu mwana wimufata nabi, utamufashe neza, ndabwira ubuyobozi ko yakora indijisho ry'umuturage wacu. Nkatwe tugomba kubegera tukabagira inama, tukabereka icyiza cyo kwiga ko ari nawo mugabane wacu. Abenshi ababyeyi bacu inaha baba badafite byo guha abana, ariko umugabane ukaba wo kwiga. Kuba hirya no hino mu Rwanda hakigaragara abana baba ku mihanda, bimwe bigaragaza ko hari uburenganzira babujijwe. Inosa Habimfura, umuyobozi wa Hope and Homes for Children, umuryango wita ku bana ndetse ukanabasubiza mu miryango yabo, havuga ko iki kibazo cyagizwemo uruhare n'ababyeyi, dore ko iyi miryango yose bishyiramo imbaraga nta mwana n'umwe ubukibarizwa ku mihanda. Wirengagiza ko kujya mu muhanda ari twe twatsinzwe nk'umuryango mu gukumira ko atandukana n'umuryango we. Iyo gahunda yikumira niyo duhagurukiye cyane, ariko imbaraga zishorwamo dukibona ko zikiri nke, ariko birumvikana nuko kiri intangiro. Munyendamutsa Jean de Bonheur, umuyobozi wa World Vision mu mujyi wa Kigali, we havuga ko ihohoterwa cyangwa ihutazwa ry'uburenganzira bw'umwana rizaranduka burundu ubwo ababyeyi bose bazaba bamaze guhindura imyumvire yo kumva ko umwana agomba guhabwa agaciro ndetse no kwigishwa mbere yuko akora imirimo ivunanye. Icyakorwa ni ugukomeza gushyiramo ubukangurambaga. Izo nzego navuze, leta ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, ariko cyane cyane duhereye mu muryango aho ariwo shingiro uburenganzira bw'umwana bwakagombye kuba buhera, kuko ababyeyi bafite inshingano zikomeye zo kwibutsa abana babo ndetse no kubarera ku buryo ihohoterwa ryacika burundu. Mu minsi yashize hakunze kuvugwa ikibazo cy'abana bataye amashuri cyanahagurukije inzego zose zifite aho zihuriye n'uburezi ndetse n'uburenganzira bw'umwana, ari naho Uwizera Bernadette, umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya Busanza ashingira, avuga ko biterwa n'imyumvire y'ababyeyi bashora abana babo mu mirimo bitewe n'ubukene. Bituma abana bata amashuri, mbona bituruka ku myumvire y'ababyeyi ikiri hasi. Haracyari imyumvire yo gutekereza ko ubuzima umubyeyi yabayemo umwana yakagombye kuza akamufashamo, swati ni umukene akumva ko umwana yakagombye kuba abana nawe, akamuzanira amazi, akamuzanira inkwi, ariko mu by'ukuri ikigamijwe kuri ubu ni uko umwana wese abasha kugira uburezi bw'ibanze mu myaka 12. Uburenganzira bw'umwana ni imwe mu nkingi y'uburere bw'umwana, kandi iyo ahawe uburere bwiza bimubera umusingi w'ejo heza. Ababyeyi bakaba bafite umukoro wo guhindura imyumvire ndetse no guha uburere bwiza abana babo, ari narwo Rwanda rw'ejo hazaza. Umunsi w'umwana w'umunyafurika uhuriza hamwe imiryango yose irengera uburenganzira bw'umwana n'inzego za leta nyuma y'ihutazwa bakorerwaga binyuze mu mirimo ivunanye, kuvanwa mu mashuri ndetse n'ibindi. Biziyane Mutation, Clouds TV.